ngo umuntu n'ubwoko bwe, umuntu naho yavukiye, umuntu n'amashuri yize, umuntu n'imitungo afite, umuntu n'uburanga, umuntu n'umutima umugize. Wa mutima muto cyane ushobora gushira ku munzani ibiro bikaba bike cyane, niwo ugize umuntu. Niwo tere y'Imana igikoreramo ikaduha imigisha yose yo muri Kristo tuba dukeneye. Ariko nanone ni nawo Satani ajya akoreramo kugira ngo atubuze ya migisha yose yo muri Kristo Yesu. Umutima. Byumba bine, cyumba cya mbere kiba mu mutima w'umuntu uwo ari we wese, ukomeye uworoheje, uwize utarize, umukire umukene, uwera uwirabura. Icya mbere, icyumba cya mbere kiba mu mutima w'umuntu ni icyumba kibamo ibyo uzi wowe ujya ukora n'abantu bose bakuziho. Icyo cyumba nyokigereranya na saro. Iyo umuntu yinjiye mu rugo rw'umuntu, upfa gukomanga akagukingurira, ukinjira muri saro, usanga intebe 7 cyangwa biterwa n'izirimo, bakaguha akazi ukicara. Icyumba cya mbere cy'umutima ni kibamo ibikorwa wewe wiyiziho ujya ukora n'abantu bakuzi bazi ujya ukora. Cyo ni icya mbere kiba mu mutima. Icyumba cya kabiri kibamo ibintu we uzi ujya ukora abandi batazi, yaba umubyeyi, inshuti, umugabo, umugore adashobora kumenya. Niyo mpamvu ujya ubana n'umugore akaroga ntubimenye, tuzi icyumba cye cy'indani, tuzi ibikirimo. Shambure yiwe ya kabiri yarayibrose arayiguhisha, ntabwo uzi bibamo. Abantu ntibabizi ariko wowe urabizi. Icyumba cya kabiri. Icyumba cya gatatu ibikibamo. Abantu barabizi, bazi ibiba mu cyumba cyawe ariko wowe ntubyiyiziho. Nta muntu mujya mubwira ngo iki kintu, ngo njya mbona iki kintu gishoboye, iwe akakubwira ngo nukuri urambeshe ngo icyo kintu singishoboye. Ukamubwira ngo A B C D iki niki ngo buriya mba mbishoboye. Abantu babikuziho ariko wowe ntubyiyiziho. Icyumba cya kane kiba mu mutima w'umuntu nibyo utiyiziho n'abantu batakuziho, ariko Imana yo yakuremye ikuziho. Niyo mpamvu muri iki cyumba cya kane umuntu ajya atungurana mu gihe gito. Wari umuzi nk'umuntu usanzwe wicaye mu ntebe, mu gihe gito akaba umuhanzi w'icyamamare kandi nta ndirimbo n'imwe umuziho. Ariko abantu ntibabimuziho, nawe ntabyiyiziho, ariko iyamuremye izi ngo mu gihe runaka hari icyo nyamushizemo kizosohoka. Yo ndabyibutse, ubu narinzi ko nshobora kuba umushumba. Ni ukuri ntibishoboka. N'uwari kubibaza ababyeyi banje n'abavandimwe tuva indimwe, n'umugabo washatse ntiyari kubihamya, naje ubwanje sinyari kubihamya. Simbyiyiziho, abantu ntibabinziho, ariko Imana. Haleluya! Bene data, umutima w'umuntu urarusha ibintu byose gushukana. Ugira indwara ntujya wizera gukira. Ninde wawurondora akawumenya? Ni Imana yawuremye.
ariko hashimwe Yesu waturemeye imitima. Hashimwe Yesu wadusigiye umutima tutiyiziho n'abantu batatuziho ariko yo ituziho. Hashimwe Yesu ujya uza gusenya uyu mutima ubitse iby'abantu batatuziho ariko twebwe twiziho bitari byiza. Hashimwe Yesu ujya uza gukuraho ibyo twiyiziho abandi batatuziho. Mumukomera amashyi uwo Mwami. Ibintu bitatu bizakurindira umutima ushobora gukora umutima urwaye ukaba muzima, kire nshobora kuguha ugakoresha nibi. Icyambere ni amasengesho. Iyo niyo kire y'umutima. Jya utoza umutima wawe gusenga, ntukajye utoza gusengerwa. Jya utoza gusenga, ujye ubyemera, uratozeka. Nimba umuntu ushobora kuja mu gisirikare ukaba umusirikare mwiza kandi wari umuseviri udafite ibyo ushoboye bigakunda, bakagutoza bakagushira ku murongo, ibintu ukabikora neza, ukava ku iranki imwe ukaja ku yindi, umutima wawutoje amasengesho, kurumva wakwambara iranka zingana gute? Dutoze imitima yacu gusenga. Icya kabiri ni ijambo ry'Imana. Jya utoza umutima wawe gusenga, utoza ijambo ry'Imana. Ntibukajya bwira mu masaha 12, 28 ngo ubura amasegonde 10 yo gusoma ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu bijya bitworohera ko Satani yinjira muri wa mutima wo kuramya akawushiramo gushidikanya. Nta jambo, nta masengesho. Icya gatatu ni ukubabarira. Uru rugendo rwo mu isi bene data rugizwe no kubabarira. Iyo utababajwe n'umugabo ubabazwa n'umugore. Iyo utababajwe n'umugore ubabazwa n'abana. Iyo utababajwe n'abana ubabazwa n'umubiri. Iyo utababajwe n'umubiri wawe ubabazwa n'abo muhurira mu kazi mu buzima busanzwe. Ubu buzima ni ukubabarira. Ibintu bitatu nubitoza umutima wawe, ukawutoza gusenga, ukawutoza gusoma ijambo ry'Imana, ukawutoza kubabarira, uru rugendo uzarushobora. Somera mu Bami soze Abami ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 25 ugeze ku murongo wa 26. Mutima w'umuntu urarusha ibintu byose gushukana, ugira indwara ntiwizera gukira. Abami ba kabiri 5 25 ugeza kuri 26. Mitima yacu tuyizanye imbere yawe Mana. 25 ugeza kuri 26. Hanyuma araza ahagarara imbere ya shebuja. Ahagarara imbere ya shebuja. Elisa aramubaza ati. Elisa aramubaza, uraturuka he Gehazi? Uturutse hehe Gehazi we? Undi ati umugaragu wawe ntaho nagiye. Gehazi aramusubiza ngo umugaragu wawe n'ukuri ntaho nyagiye. Yego. Aramubwira ati umutima wanjye wajyanye nawe ugenda. Ubwo wa mugabo yahindukiye akava mu igare rye akaza kugusanganira. Mbese iki gihe cyo kwaka. Ese bene data, iki nicyo gihe cyo kwaka ifeza n'imyambaro n'inzerayo, imbuto nziza n'inzabibu.
n'intama n'inka n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja n'abagaragu n'abaja. Iki nicyo gihe kweri. Imana itubabarire. haleluya haleluya. Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, niho iby'ubugingo biza bikomoka. Umutima w'umuntu urarusha ibintu byose bibaho ku isi gushukana. Gehazi ni umugaragu wa Elisa. Elisa yari umukozi w'Imana utavangiye, wemewe. Hanyuma haza kuza umugabo wari urwaye ibibembe muzi Namani, bamubwira ko igisubizo cy'ubuzima bwe kiri muri Isirayeli. Hanyuma ajya kubibwira umugaba we, umuyobozi we, umwami. Aramubwira ngo hari akana dufite mu rugo k'akanyagano gafite umutima utunze Imana, kambwiye ngo muri Isirayeli hari Imana ishobora kunkiza bino bibembe. None umpa uburenganzira njeyo. Namani ajayo. Agezeyo Elisa aramubwira ngo Namani jya kwiyuhagira muri Yorodani inshuro 7. Arabikora. Singiye muri details ingene yanze yasuzuguye. Abagaragu baramubwira atari ko se databuja, iyo aje kugusaba ikintu gikomeye ntiwari kugikora. Akantu koroheje kujya muri Yorodani inshuro 7 7 hanyuma ugakira birakunaniye. Gerageza. Icyampa Imana ikaguha abantu bameze nk'abagaragu ba Namani, bazajya bagusubiza mu imbaraga igihe Satani arimo guca intege, kandi ugiye kwakira igisubizo cyawe. Inshuro ya mbere ya kabiri 7 arakira aba muzima, kubera ko yarabonye icyo Imana imukoreye kiremereye ubugingo bwe n'umutima we. Yarananiwe, arazazana ibiguzi byo kugira ngo ature umuhanuzi Elisa. Elisa aravuga ngo oya, sinkorera ibihembo. Abakozi b'Imana muri iki gihe niko tumeze. Ninde bozanira ifeza, imyambaro y'igiciro, amafaranga, imbuto, ibindi byiza, wamara ukavuga ngo oya, iki si cyo gihe cyo kubyakira, bisubizayo. Sinje wagukijije n'Imana yagukijije. Benshi baza bavuga ngo ngwino urakira, ngwino ukagira ngo niwe ukiza. Erega ubundi iyo nje uri mubwira ntakwizeye, ibyo wonyaturaho byose nta gaciro byongeraho. Ariko niyo wowe waba uri mupfa kwivugira gusa, uteka imitwe, reka mbyite gutyo, Imana imbabarire, ngewe nkabyizera bijya binkorera. Gusubizwa kuva mu kwizera kwawe. Elisa aramubwira ngo ikisige cyo kubyakira igendere. Aragenda, ngo akigenda umugaragu we Gehazi umutima uramurya. Umutima uzushukana, umutima ubitse byinshi, umutima uhishe byinshi. Imyaka Gehazi yagendanye na Elisa, Elisa agakora ibitangaza bireba, ariko umutima uramubwira batuzaniye imari twakoze biremera, none ngo abisubizeyo. Yama mwirukanka inyuma. Aramubwira ngo cyagiye umaze kugenda, umukozi w'Imana haza abashitsi 2 bavuye kure, none arambwiye ngo umuhe kubiguza bakirize. Aramwete subu sinyana bibazaniye mukabyanga, ngaba bagaragu ni mubisubizeyo. Niho dusomye. Gehazi arabizana, agiye kwinjira mu murwa ngo abasubize mubimbi, aragenda arahisha. Elisa aramubwira ngo Gehazi we nibiki wakoze? Aramubwira ngo njyewe nkorike? Nta na kimwe. Uvuye he? Narindi hano. Aramubwira ngo cyagihe wagiye umutima wanjye wari kumwe nawe, ugisohoka ukigambirira ugishyira mu bikorwa, wari uzi ko mbere y'uko uja kwiba iby'abandi biza bihera hano mu mutima. Umutima uza ubigambirira, ugapasiriza ubwonko bukabyakira, hanyuma amaboko agashira mu bikorwa. Ko mumva aho biza bunyura?
umutima uzugambirira gusambana, ugapasiriza ubwonko bugatekereza umugore w'abandi cyangwa umukobwa w'abandi cyangwa umwana w'abandi, ubwonko bwamara kubifata amaguru akirukanka akaja kumushakisha. Si igikorwa cy'ikintu kimwe, iba ari shene. Kandi aho hose Imana ibirimo kugira ngo wigarure, wiganirize umutima n'ubitekereza, ubwonko bubikubite, amaguru yange kugenda. Ariko iyo umutima warwaye warembye, umutima upfa kuba wemeye, ubwonko burakomeza n'amaguru akihuta, hanyuma ugashira mu bikorwa. Ukigenda twari kumwe, twagendanye. Iki ni cyo gihe cyo kwakira ibiguzi. Geha imyaka twagendanye, bakozi b'Imana, baririmbyi, iki ni cyo gihe cyo kwaka amafaranga ngo muririmbe. Imana yaraguhaye ijwi ry'ubuntu, ko tutaraka amafaranga ngo tubwirize. Ngo nibantumira mbabwire ngo mubanze muzane 300, ndabona kuja kubwiriza. Ariko kugira ngo ubone ugusengera nuko utanga ituro ritubutse. Kugira ngo ubone abaririmbyi beza nuko hari icyo bagenera. Iki si cyo gihe cyo gusaba ibiguzi. Ntabwo ari cyo gihe cyo kwakira ifeza, ntabwo ari cyo gihe cyo gufata inzabibu, ntabwo ari cyo gihe cyo gufata imyera, ntabwo ari cyo gihe cyo gufata imyenda, ntabwo ari cyo gihe. Ntabwo ari cyo gihe Gehazi. Soma ku murongo wa 26. Aramusubiza ati, yego, umutima wanjye ntiwajyanye nawe. Umutima wanjye wajyanye nawe. Ubwo wa mugabo yahindukiraga, yego, akava ku igare rye akaza kugusanganira. yego. Mbese iki gihe ni igihe cyo kwaka ifeza, yego, n'imyambaro, yego, n'inzerayo, yego, n'inzabibu, yego, bakozi b'Imana, n'intama n'inka, yego, n'abagaragu n'abaja, yego. 27. nuko ibibembe bya Namani, ibibembe bya Namani bizakomaho Gehazi we, no ku rubyaro rwawe rwose, iteka ryose. Amen. Amen. Imana ntiginegurizwa izuru. Icyo mbiba, icyo biba, nicyo uzasarura. Iyo Gehazi aje kumenya ko nyuma yo kwaka ibiguzi mu buryo butari bwo bimuviramo umurage mubi wo gutuma yakira ibibembe bya Namani bikagera ku bana be, bikajya kubuzukuru, ntiyari kubikora. Yari kwemera agafana ubukene, ariko ntafata ibiguzi bitari ibye. Ariko wa mutima ujya ushukana, wa mutima uhisha, waramushutse arashukika, ashyira mu bikorwa, arirukanka afata urugendo rw'igihe kirekire, aja kubigaruza, arabihisha, arabesha, hanyuma icyavuyemo ahakura umurage mubi. Bakozi b'Imana mu nzego zose, ntawe mvuze, wisuzume, usuzume umutima wawe, urebe ibyo urimo gukora kutari muzana umurage mubi mu bana bawe, ku buzima bwawe, mu bana bawe, mu bazagukomokaho. Muhaguruke dusenge. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde wawurondora? Ni Imana yaremye ijuru n'isi. Nimba ufite ikintu kiremereye umutima wawe, kijya gishuka umutima wawe, utambuke hano abakozi b'Imana bagusengere. Nta wundi muganga w'imitima, nta wundi muntu ujya uvura indwara zo mu mitima zigakira, ni Kristo. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera, Yesu we mubwire
ngwino umubwire rya banga riba mu mutima udashobora kubwira uwo ari we wese, ariko uribwira Imana arakumva. Nubwo wavuga wongorera, Yesu arabyumva. Imana iguha umugisha. Ngwino umubwire ibiremereye umutima. Ntabwo ari ibyaha bijya bituremerera gusa, oya, hari igihe abantu bajya batinya gutambuka bakagira ngo ni ibyaha. Bya bindi uzi biza biremerera intekerezo zawe, ngwino ubimubwire. Yesu arabyumva. Ndabizi hari bafite amashimwe, hari n'izindi gahunda zigomba gukurikiza nyuma. Ijambo byose turabikora kandi ndabizi ko biza kugenda neza. Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya, igice cya 17 umurongo wa 9. Haravuze ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ujya urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ikomeye, wizera gukira. Tujya wizera gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Ninde muntu ushobora kumenya uwo mutima ufite indwara ukuri? Amen. Amen. Ndashima Imana ko yongeye kumpa umwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryayo muri uyu mugoroba. Imana ihabwa icubahiro. N'Imana ijya ibikora, ntabwo ari twebwe, si imbaraga zacu. Kandi nyarabivuze ku wa gatatu ndabivuga ngo jya uba uhagaze hano cyangwa umuvugabutumwa uhagaze hano, ntabwo ari we uba ubishoboye, si uba ufite ijambo kurenza abandi bicaye hano. Usibye ubuntu bw'Imana buba bukugezeho gusa ugahagarara hano kugira ngo uvuge ikiri ku mutima wawe. Ndabizi neza ko umuntu wese uri hano baguha mikrofone ngo ugire icyo uvuga kubw'imbaraga z'Imana, kubw'agakiza Imana yaguhaye, ufite icyo wadusangiza. Rero Imana yemeye ko nyongeye guhagarara hano uyu mugoroba wa none, nyongeye kuyiha icubahiro. Imana ibishimirwe. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero, abashumba, abari hano nabo tutari kumwe, ku cyizere bajya batugirira bakadutoza. Imana ibaha umugisha, mubakomera amashi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana nyise hejuru yo kuganira hejuru y'umutima w'umuntu. Kwezi kwa 7 gushize nyumvishira ijambo ryuzura umutima wanje, ijambo ryo kuganiriza umutima ryuzuye umutima wanje. Kwezi kwa 7 no kwa 8 niryo rindimo, kandi ndimo ndagerageza kuganiriza, nkawicaza tukaganira, nkawubaza nawe ukansubiza, hanyuma tugafatana imyanzuro n'umutima wanje, nkamenya ibyo ngiye gukora ntakoraga neza, ibyo ntakoze neza mu mwaka washize cyangwa mu mezi yashize, byibuza ya mezi asigaye cyangwa imyaka nsigaje jewe ntazi, Imana yo yandemye izi mbasha kuyimanaginga neza nkoresheje umutima wanjye. Imana ihabwa icubahiro. Niyo mpamvu rero iyi Imana impaye ijambo ibiri impaye ku bwanjye no ku bwawe, ndagira ngo nkubwire nawe wowe uri hano cyangwa wowe uri mudukurikira, nawe uganirize umutima wawe. Haleluya. Uganirize, umenye ibyo umutima wawe utajya ukora bitari byiza, ubwire ngo kuva none fata imyanzuro nyayo yo kubasha gukora iby'Imana ishaka kandi bivuye mu mutima. Nimba hari n'ibyo wakoraga byiza bivuye mu mutima, wongere ubwire ngo fata imyanzuro irushijeho kuba myiza kugira ngo urusheho gukora neza wa mutima wanjye we. Haleluya. Ijambo twasomye riri muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9 ryatubwiye ngo umutima w'umuntu ujya urusha ibintu byose uzi bibaho gushukana, ngo kandi
ugira indwara, urarembye, uri muri koma, ngo ntujya wizera gukira. Ko murumva ukuntu uwo mutima ukomeye? Icyambere urashukana, kandi mu gushukana k'umutima ngo urusha ibintu byose uzi bibaho gushukana. Cya kabiri, ukaba utunze indwara, muri wo urarwaye, urarembye, umerewe nabi, ariko ngo ntujya wizera gukira. Hanyuma ijambo riratubwira ngo ninde ushobora kurondora uwo mutima umeze gutyo, uri muri koma, umerewe nabi, urwaye, utagira kwizera? Ninde? Ngo usibye Imana yawuremye yonyine ishobora kumanuka ikawugeramo, igakora operasiyo, ikabaga, igatandukanya, igakuramo ibitari ngombwa, igasigamo ibiri ngombwa. Niyo twaje kubwira kugira ngo dukorere operasiyo y'imitima. Haleluya, haleluya. Ubundi umutima nyarababwiye ngo ni inyama nto cyane cyane, itagipima n'ikiro. Ubashije kuyifata ukayishyira ku munzani, ntijya ibasha gupima n'ikiro. Ariko iyo nyama nto cyane ijya ibika ibintu bikomeye udashobora kwikoreza uyu mutwe, kandi upimye uyu mutwe wanjye ushobora kurenza ikiro. Ibyo uyu mutwe twokwikorera, iby'aya maboko atoterura, uyu mutima ujya ubasha kubibika, kandi ari muto cyane. Ubundi umutima niwe muntu. Ntibazakubeshe ngo umuntu n'ubwoko bwe, umuntu n'aho yavukiye, umuntu n'amashuri yize, umuntu n'imitungo afite,